ariko ushobora kuyikoreshaho ukagumishaho ukaba ariyo uri gukozaho, noneho kikaza nyine kikagira ububobere cyangwa se akajya muri mode kubera iyo mpamvu. Ariko kiriya gihe iyo uyikojejeho nyine agashyuka cyangwa se akayagira ububobere ariyo wakoresheje, biriya bintu bituma atinda kurangiza kuko uba utumye ashyukwa mu buryo bw'umubiri ariko muri mind ataraba tayari. Turumvikana icyo kintu. Hanyuma rero ndagira ngo mbabwire ngo umugore wacimye n'utaracimye bose bagira ububobere kimwe, cyangwa se bitewe nyine n'ubundi uko umubiri uteye, bitewe n'uko yateguwe, bitewe n'uko yishimye, bitewe n'uko ari gushaka iyo mibonano. Ariko tubwizanye ukuri, data iyo umukozi ukumva ewana kiroroshye, ukumva ni weti, wanakoze inyuma gato ukumva mu mavange ngaraje, wumva umeze gute? Nariyobajije ubushize umwe akavuga numva mgiye nko gusara, numva biryoshye, ariko umugabo ariko umugore ibi byose biraryoha. Ndagira ngo rero mbereke babwire se itandukaniro riri hagati yo kuba umugore yacimye. Babwiye ko iki ngiki abagore bose bashobora kukigira bitewe n'imiterere y'umubiri we, bitewe n'uburyo yateguwemo, bitewe n'uburyo ashaka iyo mibonano, bitewe n'igihe amaze yumva atayikora. Ibyo byose bitewe n'impamvu ABC, rwose umugore yaba yaracimye atariciye bishobora. Ndagira ngo rero mbabwire itandukaniro ishobora kubamo mu gihe umugore wacimyeyo n'umugore utaracimyeyo nyine igihe ugiye kumurongora. Iki gihe umugore wakunnye ufite imishino miremire cyangwa se ifatika ihagije, unuvuga ngo hari ushaka kuvuga ngo imishino ihagije, hari utuba ari dutoya, hari iba ari minini, hari n'iba ari miremire. Uvuga ngo muri cya gihe umugore ashobora kwicara ukabona umwenge ntabwo uri kugaragara rwose, aba afite imishino ihagije cyangwa se aba afite imyeyo ihagije. Iki gihe rero iyo ugiye kumurongora, aba bagore bakunda sexe cyane cyane ya yindi ituma uri bukoze kuri ya myeyo. Turi kumvikana iki kintu? Cumita imbere ariko muvangire, ugeze ufate n'umwanya rwose wo gukora inyuma nyine kuri ya mishino ye cyangwa se kuri ya myeyo ukozeho inyuma, ukoze kuri rugongo. Abafite ahantu hanini, abafite umwanya munini, biri muri kimwe mu kamaro ko guca imyeyo, ni uko igitsina cye aba yamaze kucyagura cyangwa se gushyiraho ibindi bice inyuma bishobora kugufasha mu gihe uri kumutegura cyangwa se bishobora kugufasha mu gihe uri kurongora. Bya bindi rero wicumita imbere gusa, uyu mugore rwose uri kumurongora nabi. Uyu mugore iyo afite imishino ukozaho inyuma, kumva ukoza kuri rugongo, ukamanuka ugakoza no hasi. Wa mugabo we rwose nimba ubibonye gutya, iyi myeyo yaramuvunnye, niba rwose uyibonye ariko ameze, ukoza ku mishino, ukoza kuri rugongo, umva n'uburyo ari kubyishimira, sa n'unamuvugisha ubimubaze, umubwira ati hano wumva ukuntu arimo avuga ati wenda sheri cyangwa se mpindurira, ukoza ku mishino cyangwa se kozaho inyuma, ukoza kuri rugongo, aho ngaho hose iyo myanya yose rwose gerageza uyikozeho, kandi ibande inyuma, ibande hano inyuma. Ndabizi abagabo ntabwo inyuma habaryohera cyane, abagabo mwikundira gucumita imbere, ari nayo mpamvu muhita murangiza vuba akenshi. Ariko ubundi rwose bikunze cyangwa se bigenze neza, wakibanda kumurongora aha inyuma cyangwa se kuri iyi mishino no kuri iyi rugongo. Rwose gerageza uyihe umwanya uyikozeho. Abana abagore babiri bahuriyeho nuko abagore benshi barangiza iyo umugabo arimo arakorera inyuma. Iki kintu tucyumvikane abagore mwata sibyo. Iyo bari gukoza kuri rugongo, iyo barimo barakorera inyuma, nibwo abagore benshi nibwo barangiza vuba mu buryo bworoshye. None ngira ngo mbibabwire, niba mwe abagabo mwe no hisha kuvuga ngo si umugore wanjye yarangiza byagenze gute. Umugore kurangiza wese byanze, umwanya inyuma ukoze kuri rugongo uyiha umwanya, uyiteho, urebe ko adahita arangiza. Kandi noneho ikintu ushaka kwibaza ngo si umugore yarangije cyangwa se yarangije, ubibwirwa n'iki? Arahinduka ukabibona, ariruhutsa, baruhutse, mode ihita ihinduka ukabireba, hari n'ubikubwira, hari uvusakuza akavuza akaruru. Buri muntu wese nkunda kubabaza ngo mbireke dusharinge, ese wowe iyo umukunzi wawe arangije
akora iyihe sayini, arangiza gute, ubibwirwa n'iki? Rero nanga ibisanzwe kuri Baba Family TV, mbahaye ikaze uyu munsi. Abantu bari ibiganiro byanjye bakabirangiza, Imana ibaha umugisha kuri support yanyu ikomeye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bwo kurongora igitsina cy'umugore. Kakabibonye ko bitandukanye, harimo abagore bacimyeyo n'abataracimyeyo. Njye no kuvuga ngo kugeza uyu munsi nsigaye mvuga ku kintu umukunzi wacu yambajije, yaravuze ngo yarambajije ngo ni gute ese uko warongora umugore wacimyeyo niko warongora n'utaracimyeyo? Sinzi niba afite uwayiciye cyangwa utarayiciye, gusa uwabimbajije ntabwo yari yubake, ariko ni umusore mukuru ashobora kuba agiye wenda nko gushinga urugo. Reka tumusubize rero, mumfashe tumusubize. Ese koko wabikora gute? Warongora umugore wacimyeyo kimwe n'utaracimyeyo? Reka mbasubize muri ubu buryo. Gucimyeyo nkuko nabibabwiye, ntabwo kugira ngo nyare bisaba ko aracimyeyo, ntabwo kugira ngo ugire amavangingo bisaba ko aracimyeyo, ntabwo kugira ngo umugore aba aryoshye bisobanuye ko yacimyeyo. Ariko nanone bidakuyeho ko umugore wacimyeyo afite, nta muntu wigeze kuvuga ngo ni bon appétit. Yego ni nko muri ubwo buryo, ariko ntabwo byakubuza n'ubundi kurongora umugore wawe neza kandi adafite imyeyo. Ubundi ni ukuvuga ngo twarabibonye kugira ngo umugore, ubundi igitsina cy'umugore kiryoha cyane kurusha ibindi, cyangwa se kiba kiryoshye uko kiba kimeze ni igihe umugore afite ububobere, igitsina cye kiri wet, nyine gifite ububobere cyoroshye, noneho rero wagira n'amahirwe kikagira amavangingo. Hanyuma rero bino bintu iyo byihuje usanga bimeze neza, none bigatera isoni umuntu w'igitsina gore kugira ngo abe yagira sex cyangwa yakora imibonano n'umuntu hanyuma ntagire amavangingo, cyangwa se ntagire amazi mu kinyarwanda, reka tubivuge gutyo. Amavangingo, amazi, byose ni bimwe. Hanyuma rero ndagira ngo mbabaze, ese umugore yaryohewe cyangwa se wumva hari ukuntu umugore aryoherwa, cyangwa se nyine ikintu kiba kiryoshye, cyangwa se imibonano yaryoshye kiri wet, nyine gifite ububobere bwinshi, kinyerera, yijyana. Kugira ngo mbabwire, wari ubizi ko nawe ubigiramo uruhare? Wari ubizi ko ubigiramo uruhare? Okay, ndahita ngaruka kuri cya kibazo n'ubundi. Uwo mugabo we ubimenye ko ubigiramo uruhare. Niba urimo gutegura umugore wawe, cyangwa se nyine mbere ya sex, mbere yuko mukora imibonano, cya gihe wikoza hirya wikoza hino, uri kuri kumwereka yuko n'ubundi nyine biza kurangira mubikoze, cyangwa se uyishyizemo, ari igihe nyine niba akubwiye ngo ntabwo ari kuri muri mood, cyangwa se akakwereka sign yuko atari muri mood, yego rwose ushaka waba umwihoreye. Hari ukuntu ugikoraho ugahita wumva kwijijisha, ugasa nk'ukoraho ukumva nubwo bwose yaba akwereka ko ari muri mood cyangwa se yakwishimiye, hari ukuntu ukoraho ugahita ubyumva yuko kitaraba wet. Ugomba kuba uretse icyo gihe, mbere yuko uyishyiramo ugomba kubanza ukikoza. Noneho iyo ukojejeho wenda ukumva ntabwo kiri wet, cyangwa se ukumva nta bubobere buriho, rwose ushaka wahita ubyihorera. Ariko ushobora kuyikoreshaho ukagomeshaho, ukaba ariyo uri gukozaho, noneho kikaza nyine kikagira ububobere, cyangwa se akajya muri mood kubera iyo mpamvu. Ariko kiriya gihe iyo uyikojejeho nyine agashyuka, cyangwa se akayagira ububobere, ariyo wakoresheje, biriya bintu bituma atinda kurangiza, kuko uba utumye ashyukwa mu buryo bw'umubiri, ariko muri mind ataraba tayari. Turumvikana icyo kintu? Hanyuma rero ndagira ngo mbabwire ngo umugore wacimye n'utaracimye bose bagira ububobere kimwe, cyangwa se bitewe nyine n'ubundi uko umubiri uteye, bitewe n'uko yateguwe, bitewe n'uko yishimye, bitewe n'uko ari gushaka iyo mibonano. Ariko tubwizanye ukuri, data iyo umukozi ukumva kiroroshye, ukumva ni wet, wanakoze inyuma gato ukumva mu mavangingo araje, wumva umeze gute? Nari babajije ubushize, umwe akavuga numva mgiye nko gusara, numva biryoshye, ariko umugabo, ariko umugore, ibi byose biraryoha. Ndagira ngo rero mbereke, mbabwire se itandukaniro riri hagati yo kuba umugore yacimye. Babwiye ko iki ngiki abagore bose bashobora kukigira, bitewe n'imiterere y'umubiri we, bitewe n'uburyo yateguwemo, bitewe n'uburyo ashaka iyo mibonano, bitewe n'igihe amaze yumva atayikora. Ibyo byose bitewe n'impamvu ABC, rwose umugore yaba yaracimye atariciye bishobora. Ndagira ngo rero mbabwire itandukaniro rishobora kubamo mu gihe umugore wacimyeyo n'umugore utaracimyeyo
nyine igihe ugiye kumurongora. Iki gihe umugore wakunnye ufite imishino miremire cyangwa se ifatika ihagije, unuvuga ngo hari ushaka kuvuga ngo imishino ihagije, hari utuba ari dutoya, hari iba ari minini, hari n'iba ari miremire. Uvuga ngo muri cya gihe umugore ashobora kwicara ukabona umwenge ntabwo uri kugaragara rwose, aba afite imishino ihagije cyangwa se aba afite imyeyo ihagije. Iki gihe rero iyo ugiye kumurongora, aba bagore bakunda sexe cyane cyane ya yindi ituma uri bukoze kuri ya myeyo. Turi kumvikana iki kintu? Cumita imbere ariko muvangire, ugeze ufate n'umwanya rwose wo gukora inyuma nyine kuri ya mishino ye cyangwa se kuri ya myeyo ukozeho inyuma, ukoze kuri rugongo. Aba afite ahantu hanini, aba afite umwanya munini. Biri muri kimwe mu kamaro ko guca imyeyo, ni uko igitsina cye aba yamaze kucyagura cyangwa se gushyiraho ibindi bice inyuma bishobora kugufasha mu gihe uri kumutegura cyangwa se bishobora kugufasha mu gihe uri kurongora. Bya bindi rero wicumita imbere gusa. Uyu mugore rwose uri kumurongora nabi. Uyu mugore iyo afite imishino ukozaho inyuma, kumva ukoza kuri rugongo, ukamanuka ugakoza no hasi. Wa mugabo we rwose nimba ubibonye gutya, iyi myeyo yaramuvunnye, iyi myeyo yaramuvunnye. Niba rwose uyibonye ariko ameze, ukoza ku mishino, ukoza kuri rugongo, umva n'uburyo ari kubyishimira. Sa n'unamuvugisha ubimubaze, umubwira ati hano wumva ukuntu arimo avuga ati wenda osheri cyangwa se mpindurira. Ukoza ku mishino cyangwa se kozaho inyuma, ukoza kuri rugongo, aho ngaho hose, iyo myanya yose rwose gerageza uyikozeho kandi hibande. Ibande inyuma, ibande hano inyuma. Ndabizi abagabo ntabwo inyuma habaryohera cyane, abagabo mwikundira gucumita imbere, ari nayo mpamvu muhita murangiza vuba akenshi. Ariko ubundi rwose bikunze cyangwa se bigenze neza, wakibanda kumurongora aha inyuma cyangwa se kuri iyi mishino no kuri iyi rugongo. Rwose gerageza uyihe umwanya uyikozeho. Umwanya rero aha inyuma, umwanya iyi mishino, umwanya rugongo, yikoreho, bikubite bivuge yego byaramuvunnye kugira ngo abibone. Ni umugisha rero kandi ni ahantu hanini ho kwisanzurira kugira ngo umugore yishime nawe wishime, sibyo? Irindi itandukaniro rero ry'umugore waciye imyeyo n'utarayiciye. Utarayiciye rero akenshi sinakubwira ngo ntumunyaza, sibyo? Ariko ni ukumunyaza inyuma, buriya kubera ko nta hantu ho kubika ububere haba hahari, akenshi ushobora kumunyaza, yamara kunyara wajya gushyiramo imbere ugasanga ububere bwamaje gushira, bwamajije bwashizeho, bikaba ngombwa yuko wongera. Iyo rero kiryoshye birazanana, ambobere burazana n'amazi akaza. Hari igihe noneho usanga amazi ariyo yaje ahubwo ugakoraho nabwo ububere bwari buhari inyuma. Rero biragoye ko wahatinda cyane mu gihe uyu mugore atacimye. Akenshi buriya biba byiza iyo umurongoye imbere. Ikindi nanone abana bagore babiri bahuriyeho ni uko abagore benshi barangiza iyo umugabo arimo arakorera inyuma. Iki kintu tucyumvikane abagore muratasibye. Iyo bari gukoza kuri rugongo, iyo barimo barakorera inyuma, nibwo abagore benshi nibwo barangiza vuba mu buryo bworoshye. None ngira ngo mbibabwire, niba mwe abagabo mwe no hayisha kuvuga ngo si umugore wanjye yarangiza byagenze gute. Umugore kurangiza wese byanze, umwanya inyuma ukoze kuri rugongo uyiha umwanya, uyiteho, urebe ko adahita arangiza. Kandi noneho ikindi ushobora kwibaza ngo ese umugore yarangije cyangwa se yarangije ubibwirwa n'iki? Arahinduka ukabibona, ariruhutsa, baruhutse, mode ihita ihinduka ukabireba. Hari n'ubikubwira, hari uvusakuza akavuza akaruru. Buri muntu wese nkunda kubabaza ngo mbireke dushiyaringe, ese wowe iyo umukunzi wawe arangije akora iyihe sayini? Arangiza gute? Ubibwirwa n'iki? Reka rero mbahe kaze mu biganiro by'ubutaha, mukomeze kunshyigikira. Ni Rena nk'ibisanzwe kuri Wow Family TV. Nimero ni 0788 466 244 6. Imana iguhe umugisha urangije ino video uyirebye ukayirangiza. Thank you. Reka mbahe kare mu biganiro by'ubutaha. Bye.